kandi mushima Imana. Umugisha w'Imana ubane namwe kandi ibyiza bitangwa n'Imana bibe kuri mwebwe. Uyu munsi nje kugira ngo tuganire kandi murabizi neza ko ibiganiro byacu buri muntu wese ubishaka cyangwa se abikunze abagomba kubishyigikira supporting no gusharinga bakanda subscribe na like na share ndetse na comment, hanyuma Imana ikaguhereza umugisha. Hanyuma murabizi neza ko uyu munsi wa none intambara amadini cyangwa se itorero ririmo rirarwana no kurwanya Satani. Kurwanya Satani murabizi nko mu mwaka wa 2016 idini rya Satani yize ryasaba gukorera mu Rwanda, ariko ntibyakunda, ntabwo byakunze icyo gihe, ntabwo tuzi iherezo ryabyo, ariko kuva nyine tutabyumva rikorwa ntabwo ryize byemererwa gukorera mu Rwanda. Ariko bivuze ngo mu bindi bihugu bivuze ngo iryo dini cyangwa se iryo dini rya Satani ririmo rirakora. Ni idini riba rikoreramo abantu bagiye batandukanye, abatinganyi, abapfumu, abakonikoni, abantu bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye, abo bashinzwe nyine ibintu by'iterabwoba n'ibiki baba bakorera muri iryo dini rya Satani. Hanyuma ubu nyine itorero ikintu ririmo rirakora muri iki gihe ni ukurwanya Satani, waje wiyambitse ishusho ya gikristo ariko arimo arakorera mu matorero agiye atandukanye. Ni ikintu gikomeye kubera ko yiyambitse nyine ishusho ya gikristo arimo arakora. Sinzi nimba mwarigize mureba inkuru z'ukuntu bigize bafata umuntu baramutwika baramudomeka ngo barimo barirukana idini cyangwa se barimo barirukana abazimu. Ni ikintu gikomeye rero Satani arimo arakora. Satani arimo arakora kandi mu buryo bukomeye kandi cyangwa se mu buryo butangaje. Rero uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku bintu bitatu bizakwereka ko Satani yamaze kwinjira mu buzima. Bizakwereka ko Satani yamaze kwinjira mu buzima. Turavuga ibintu bitatu cyangwa se bine bikwereka ko Satani yamaze kwinjira mu buzima. Mu bintu bikomeye Satani abanza gukora, icyambere arabanza mu bintu bitatu. Arabanza icyambere akabanza akagutera ubwoba, muri wowe ukagira ubwoba, ukumva muri we nta mahoro muri wowe ufite. Hanyuma iyo yamaze kugufatisha, yamaze kugutera ubwoba ko kama abona ubwoba bwamaze kugusaga muri wowe, atangira kugenda kwinjira gake gake. Cya kabiri agenda kwibagiza iby'Imana yakoze, kubera ko Satani yo arimo arakurwanya ashakisha uburyo ki akwibagiza iby'Imana yakoze, noneho akakwereka iby'Imana itarakora. Akwereka iby'Imana itarakora, ntajya kwereka iby'Imana yakoze. Hanyuma iyo amaze kugufata gutyo, yamaze gufata umutima wawe, yamaze kukwibagiza iby'Imana yakoze, aba yamaze kugufatisha. Ikindi cya gatatu, atangira kugenda gukamuramo inyota yo gusenga. Atangira kugenda gukamuramo inyota yo gusenga. Nimba wajya gusenga gatatu ukumva gusenga rimwe birahagije, wabikora ukumva no kudasenga ntacyo bigize gute, ntacyo bitwaye. Akagenda kwinjiza yuko ugomba gushakisha ubutunzi bw'isi, umwanya wose ukawuharira ubutunzi bwo gushakisha nyine ubwo butunzi bw'isi, hanyuma iby'Imana ukabireka. Akagukamuramo inyota yo gusenga. Iyo yamaze kugukamuramo inyota yo gusenga, atangira noneho kugukoresha, ugatangira gutinyuka n'ibyo wajya gutinya. Ugatangira gutinyuka ibyo wajya gutinya. Hari ibintu bundi abantu b'Imana cyangwa se abarokore bajya batinya. Umuntu usenga wese muri rusange hari ibintu ajya atinya. Hari nk'ibintu umuntu atinya gukorera ku karubanda. Rero Satani yamaze kukwinjira, yamaze kugukamuramo inyota yo gusenga, yamaze kukwinjizamo imyumvire ye, atangira noneho kuguhereza gutinyuka bya bindi wajya gutinya. Tugeze mu bihe abantu batagishaka gusenga. Tugeze mu bihe abantu bamaze kumenyera Imana mu buryo budasanzwe. Bivuze ngo abantu bamaze kumenyera Imana mu buryo burengereye ukwemera. Abantu twakoranye ikiganiro
nahoze mbere ku buryo ki abantu muri iyi minsi barimo baravuga amagambo ateye ubwoba. Mukaye kumva ko umuntu ngo ndatwite, ngo inda nayitewe na Yesu, ngo kandi ngo ninjya kubyara ngo ntago nzabyarira ino ngo muri iyi si. Ndibaza ndavuga ngo uwo muntu azabyarira hehe? Azabyarira mu gitaka, azabyarira hehe? Bivuze ngo Satani arimo deja yiyambitse ishusho ya gikristo, arimo arakorera mu bantu kandi tuzi ngo ni abakristo. Sinzi niba iki kintu abantu burimo muracyumva. Yiyambitse ishusho ya gikristo, abantu barimo barakoreshwa na Satani kandi twe twabareba tukagira ngo ni abakristo. Reka mvuge kuri aka kantu gato hanyuma ubundi dusenga. Nukuvuga ngo ibihe turimo nko mu gihugu cya Nigeria harimo harapfa abakristo. Nukuvuga ngo abayisilamu ni igice nyine kirimo abayisilamu n'abakristo, ariko abayisilamu nibo benshi. Hanyuma abayisilamu barimo baragenda bica abakristo. Nukuvuga ngo ufashe uno mu Isilamu kamaza ngo nukubera icyo uri kwica abo bakristo, yakumvisha imyumvire ye akakubwira yuko abo bakafirune nyine badakwiye kubaho kubera ko batemera Imana ya. Rero bivuze ngo Satani nyine agukuramo icy'ingenzi cyane kikurimo, akagusigariza ibintu bya pirate. Uyu munsi wa none nimucunga neza muraza gusanga Satani yaratwaye ikintu cy'ingenzi, abantu basigaranye ibintu bya pirate. Akakumvisha ko kunywa gakeya ntacyo bigize gute, ntacyo bitwaye. Akakumvisha ko ntacyo bitwaye nyine kwikorera ibyo wishakiye, ntacyo bitwaye. Ariko abantu mucunge neza, Satani arimo arakora kandi arimo arakora ku mugaragaro. Satani arimo arakora kandi arimo arakora ku mugaragaro. Ni intambara buri muntu wese cyangwa se twese twagakwiye gushyira hamwe tukarwanya Satani. Biravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Bishatse kuvuga ngo utamurwanyije ni ukuri pe arakototera kandi akagufata bugwate. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gihari ni kimwe, murwanye Satani nawe azagira gute, azabahunga. Imana data wa twese bahereza umugisha, mureke dushyire hamwe turwanye Satani. Abantu tureke gupfa ibintu by'amadini ngo nibiki, tureke kugendera mu bintu by'inuze by'ibigare nibiki. Dushyire hamwe turwanye Satani. Imana ibahereza umugisha. Kandi nitutarwanya Satani ndababwiza ukuri ngo abatinganyi baraza kwiyongera, abantu bakora ibya by'urukozasoni baraza kwiyongera, ibyihebe biraza kwiyongera. Ndababwiza ukuri ngo dushyire hamwe turwanye Satani. Umugisha w'Imana bane namwe. Nukunda icyo kiganiro ntugende utakanze subscribe na like ndetse na share. Imana data wa twese bahereza umugisha. Amen.